ntambitse mu nzira umfashe mugereho unyemerere umbone uyu munsi umbone abadayimoni bose batumva mu izina rya Yesu uwiteke nizeye kuri uko byumva mbongeze kwa musaza wanjye mbega ibyiza bihari abantu basangira umugisha ntibasangira ibere mucamugani yabivuze ukuri n'amasaka gusohoka mu ihene iyi si imyezi inyubako uko ari bisavuga ngo ni karibu ubundi inzira mwiriwe abakwa Rwenderi muri aho banzakomangiraga hari imbere nahano kuko ndi kuhabonera naho kandi hano imbere mwiriwe kwa Rwenderi mwiriwe yego ni amahoro yego umva aka kanya kanje ndi hano ngaha komera wasa mukobwa wanjye ego uzi kuri kuntu urakomeye ndakomeye umuntu wanjye se kuri ko namurijije dore yantesheje umutwe narindi kwihuta ngo nzicarire ahantu hamwe ngo ntangicaze mu nzira ndi kubona n'ikirere kiri kwanga ndishaka amazi muri be izana ndi ko nabonye n'izuba ntabwo byabura kuko twe turi kwihuta ngo ikirere gikube ari uko tugeze hano wicishije n'izuba none si nyokorome ko ntawe ndi kubona Rwenderi ari sinzano yaranyarukira ariko araza mu kanya ubwo niba atagiye kure oya bamanzaga kumunanura baramunanura kuko ntumaje kumenya ko wasi umuntu wamenye yuko umwana iyo bamukuye ku mugongo telefone si yo iguza ryari ko ndiko nari nziza ego mana ntiwareba ubu Yesu yangiriye neza ubona ari keza pe Yesu yangiriye neza pe yakakaye kamanze mwonse yo kumunanura nta munsi ntamunanuraga ahubwo mfungurira mu mugongo icyo kintu uzi ko yakuze ego ntiwareba ntabwo uzi yuko arangije umwaka ubu yagurangije umwaka ubu yagurangije nuko si wa makuru g'iminsi amakuru ni meza turaho turakomeye ese ubwo kuvuga ngo telefone nayiguze ryariweho wasutse ryari ibisuko bihoragaho da bihoraga ariko wahinduye washyizeho ibya menshi ushyizeho tuno twiza musore ntabwo uri kubibona hariho twiza none se ubu hanyuma ko wasigaye hano mu rugo wenyine mukanyokorome nanga mubyara wawe bo babaga bagiye baba bagiye mu kanya bagiye mu murima sinzi bari bagiye gusoma ibishyimbo ariko mu kanya baraba baje none usigaye ari weho urasigara ku rugo njye wari usigaye hano ese ubu ntibazatuma amaboko gawe garemara babatakujana kukamenya no guhinga garemara asigara none kugusiga mu rugo bagiye mu murima sindi ubu uzashobora no kufira igishinga na kimwe kandi wirirwaga mu rugo nanjye ejo naririweyo bari banduhuye ejo nanjye niriwe mu murima oya yuko ntabonye ngo mbahe inshingano uje urajana nawe buri munsi ugenda umenya guhinga umenya kufira ibyo byose ndabizi nanjye urabizi se ubu zino ntoki zikoraga hasi uko nakuzajeho n'imyaka ubu zizanje ko zitameze nk'izawe manzura imyaka zaraje nanga n'ubukaraba mugakarabisa na bya bintu numvaga ngo nimba ari ibyasiwaye turayasi oya ziraniza amasafuriya ngiraga ngo babikarabishaga no mu ntoki ngo nabo bace ko mbonaga ntari gusa nawe kandi nkarabishaga nanjye zo zirakomeye nzaba ndareba uyu mwana yakuze uyu mwana yarakuze ni akanyabwa kamwe igikoma arakuze
ubwo kambe ngiye njye kureba telefone mu nzu mpamagare papa mubaza hano ageze. noneho nyokorome wamwise na papa wawe aregaho data oya da ni nyokorome sinumvaga muri bya Ifaransa byanyu ngo bavugaga na za miyombo ntabwo ari papa wawe ni miyombo. wese mwana wanje ko watinze kandi kubona ikirere nasho imvura wagira igeze naje ubwo uko ntaze yaje niciye muri kagari mbo kumugikora. mubwira se ndamutse ibicuro mbimaranye iminsi nabanguke jewe ruhara dore ndahangaha Mana ishobora byose biriya bintu byo bapfumu mbivuyemo agakanya mbivuyemo sinzongera kubisubiramo na rimwe ubu ngubu birahindutse rwose ndagiye kwa Pasteur Rwendera ahubwo si ni he zangaha yanunga Mana amfashe anyumve ko ibyo nagiyemo nari ndi koshwa kangereyo. mwana wa ubonye uwase abaga ni ukujacoreje kumusura ubu nawe uje urahitegereza uhareba ahantu hose tuba twanyuze mushiki wanjye uraho naho ndabonye gushima Imana mbega ntiwareba dore arakuze uzi ko akuze we arakuze ni ukwinyabyayo ego n'ako kanya poco n'ako kanya ibyo mu cyaro si byose ko byihutaga ego mwana ubu si wagize ngo byose ko ari ukwishyira mu mara no mu mutuzo umvura nezerewe ukarya ukaryama ni wase uribyara nyirasa ni wase nanjye ndayibonaga ntabwo ari urwenya niko sha wase ende zana ako gatebe hano shani nicaranye na mushiki wanjye nyirasoko impore sha impore uri kumwe na nyokorome nta kibazo. yewe iko uzi ko ari wase gusa ni wase gusa ibitama ni wase ubu si kandi ugiye kumwihakana we amaso ntiyaguha umuryango wacu ni ibiyobe gusa iyi ni ibiyobe turi ganza iko si nyiraso iminsi myinshi umva iminsi zabwo si umwaka karushizera ubundi turi mu bundi umwaka ngo urashize iko nyiraso karama umwaka wose nta no gutekereza ko umusaza wawe mbaha ngaha njye si byiza nkuzaniye ni bikeya ko nabaye umwaka rwose nkaba nkuzaniye mu rumuna wa wase ubu njyewe koko naratinze cyane nyirasogwa si nako si na murumuna we ni musaza uriya aramuhamagara ibikorwa byankutse ndavuga si nyirasogwa umpamagaye nabyo bisarazi biri kuzenguruka mu nzira biri kuyobya abantu ese ntabwo birahura nawe ngo bimwivugane Rwenderi ndekundorere mana we nari ngiye kwibagirwa kubarira ako mboneye mu nzi byagenze ute nyiraso byagenze mbaye ngigera iyo hepfo hariya munsi ya guriya mubande uri kumanuka uri kuja nko ku musozi uri kubona kakayira kari kuzi n'iwanyu yanzirije munsi y'akagashamba mbona abantu bafite amaraso mu gicupa mbona abantu babiri ikintu cikubita hasi ikindi kiraza kiba cikosheje mu ry'amacu himwe izina rya Yesu mw'izina rya Yesu cakoze uhoraho uzahore ku ngoma uyu mwana ntabwo yakomeretse uyu we ubona ari muzima nicyo wari ugiye gushishuka ariko nta kibazo kuko nagendaga uhoraho shimwe ndagushimye ntabwo nabona ukuntu mbibarira umuntu tutari turi kumwe ndagushimye ukuntu kikubitaga mu marere kikongera kikikubita mu marere kikikubita mu marere wumva kikavuga ibintu mw'izina rya Yesu umukobwa wo bakego nuko wabonaga ari nk'igi ibikaze njyewe ntabwo
sinamenya ukuntu byagenze nakomeje gutabaza uwiteka mbona mu nzira harakeye nje mu masaro yatangiye no kuza umwijima nkomeza gusenga cyane kimaze kuva imbere nuko Yesu akubura mu nzira amaze kubura mu nzira mbona ishakoshi yanjye ngiyi mbona umwana mbona ukuntu nambaye sinahindutse ndavuga nti ndabikuganurira utiye umva muturanye nabo wase ivuga ngo muzi muri Bibiliya muturanye nabo umva ro nyirasoko muturanye nabo dore urabona akakobwa kawe uwaseka ari hano kandi uzi ko mfite umukobwa witwa Rine bangana ndi kumureba nuguhora ndi gukumakuma muri iyi minsi hadutse umusore bita Ruhara nje nababonye ari kukukuma impungu n'inyoni abasore n'abasaza abakobwa n'abakecuru bose ashaka kureba ngo bashaka ikizima usibye intwaro yanje Bibiliya iyi Bibiliya ubona Igo n'ibindi ndabyibutse nageze aho mbona umuntu witwaye nkaho afite ubumuga bwo mu mutwe abarambwiye ndahazi ndi kubaza ngo ndahazi kwa Rwenderi ngo niwe wankijije ufite ubumuga bwo mu mutwe icyo cyari igisaziri cya kindi gice afite ubumuga bwo mu mutwe niwe wandengeye abo bantu atumva atabwona mu nshime ati yarankijije wasanga ari kizunguzungu disi banza n'iryo zina yarimbwiye wasanga ari kizungu banza n'iryo zina yarimbwiye uriya musore ni umusore rero arwaye mu mutwe yabitemo gusa hari agasore rwese gaherutse gukizwa vuba kitacyongereza niko kamuzanye ntiwanje mukojejeho Bibiliya umva riraka iyi ntwaro yacu Bibiliya musaza wa uzayinandeho amanota gaturutse kuri Bibiliya uwo ufite ubumuga bwo mu mutwe ndibutse ko yabivuzeho yavuze ngo ninagerayo ngo mushimire ngo nkubwire yuko akikuzirikana kuko uwo nawe ndamwibutse kuko nje nabonaga ibintu byose nahise ngira ngo nawe ngo ni kimwe n'abo ngabo sinamutega amatwi cyane umva rero nyirasoko uyu mukobwa wawe ariwe wanje uwase ndetse n'umukobwa wanje ari buri wese namushakiye Bibiliya kugira ngo igihe cyose ari kugenda aje agendana iyo ntwaro ahangane nabo badayimoni buriya numvisije ngo bari abasore uriya musore Ruhara akorera umusaza bita Rwibasira w'umupfumu dore gapfumurira iyo hepfo munsi y'agasantere bita Batikoti n'izina rya Yesu uri kubyumva ubwo rero dore uriya musaza nawe yoretse imbaga ariko ngenda basengera buri munsi bari abantu bazakizwa amen nyiraso bazakizwa twaraye tugiye mu masengesho n'injoro ndetse n'abakobwa banje Imana itwereka ko uyu munsi ari finale kandi ngiye Rwenderi nizeye ntashidikanya kwitekera kuri mwe bari abantu barakizwa bari dufite amasengesho y'iminsi 7 uyu munsi nibwo tuyasoza ariko nizeye neza ko ari gukira umva rero nakira kiri kwikoza muri icyambere no gushima Imana uko byumva twereka twicare dutuze twizere Uwiteka kuko ari wo murengezi wacu kandi iyi Mana twakurikiye nyiraso ntabwo twakurikiye Bayali Mana nzayikorera nzayinambaho tugomba uyu mukobwa kuyikorera nagiraga ngo ubwarimo muginga ngo amatwa azashingamo ibiti uzambabarira umbere ku rugamba uwase uyu wase asigaye ari umuyobozi w'icyumba cy'amasengesho aho aviriye iwawe afite imbaraga ziri guhangana n'abadayimoni rero reka guhereke kajya kuzana igitabo cy'indirimbo ubundi ahasigaye dutangire twiririmbire icyo nzi cyo ni igitangaza harya igitabo cy'indirimbo cyo kumwe n'Bibiliya ibimenya gihati corero wase uwo muntu yikozaga mu ry'amacu akongera akagaruka corero murahore iyo usanga ndi wa muntu ufite Imana ijegajega iyo usanga Imana yanjye ari ya Mana baguraga umva kanjye ke karangiye hano rero izi ndirimbo zo gushima ziramfasha cyane hari indirimbo ivuga ngo
nimuze turebe imbere dutegereze igitondo twiringire Imana yacu niyo izakora imirimo. Amina ni ukuri. Ngo izirukana Satani izategeka isi yose tuzanesha nidusaba kuko Imana ijya itwumvira. Wabyumvise? Ngo dore impanda ziravuze muze twese dukanguke kuko Imana yacu Imana yacu icyo ishaka yuko twese tubabera buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo nshuti reka kwiganyira urahabwa imbaraga nyinshi. Rero umukobwa wanjye Aline naza turafata umwanya dushima Imana kuko Imana yaturinze, Imana yadutambukije muri uyu mwaka, yadukoreye imirimo kandi turakwiye gukomeza kunezererwa nayo kuko ikomeje kudukorera ibitangaza. Ariko nyiraso amasaha ya 2 Imana iraje dukorera igitangaza. Oya ntigere no kuri bari abantu, nigere no kuri bari abantu yitwa Imana ibikorere kuyubahisha. Muze twinjire mu nzu Byanje bye bikomeye. ubundi hasigaye Tugenda tuyiragize. tutangiye turagize Imana. Tugira ubwishingizi ku Uwiteka. Bana we yashakaga kunkoraho akagira atema. Nicyo kintu bari kuyigisha. Ewe ngo ndamutsa ntimwe izina rya sitoka Satani. Yesu kandi n'izina rya Yesu. Toka Satani. N'izina rya Yesu sirwa Satani. Sirwa Satani. Umva Yesu. Utuje gato. Niki? Jasangore? N'izina rya Yesu. Angore? Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. N'izina rya Yesu. Katika jina la Yesu. Wewe isumba byose. Habwa icubahiro. Habwa icubahiro. Nyiraso, sinakubwiye mu munsi Imana yakora igitangaza. Uyu ni ruhara wayogoje. Wabiciye bigacika. None Uwiteka aramungabije. Uwiteka ndagushimye. Ndagushimye kuko uri umukozi w'umuhanga. Ni kenshi umaze igihe ubitubwira ko uzankorera igitangaza kuri uyu munsi. Kandi wari wampaye isaha ya 8 igitangaza cyawe ndakibona. Amen. Sinajya ntabwo cyo. Amen. Niko sha. Haguruka. Icara hariya. Ngaso. Hano rero tugeze kwa mukozi w'Imana. Ukubyumva? Duca bugufi. Tukubahiye turemye. Yabikoshi yose mwirirwagamo. Iyo yose turayamurira ikavamo ikagenda. Yego murakoze. Nanje nari njana ngaha. Naragiye mu myuka mibi. Nanje kandi ntabwo yari njewe. Dore ndapfukamye. Izina rya Yesu. Nje gusaba imbabazi. Bira bintu mbivuyemo. Ibyo nakoze byose mu mubarire. Nari nje mu nsengero. Kwa Pastor Gwenderi ansengere somana z'abakurambere nizishake zimpitane ngo zahitanye data. Amen. Uri umukozi w'umuhanga. Izina ryawe rihabwa icubahiro. Sinababwiye ngo isaha n'umunota ntabwo biri burenge tarabona igitangaza cy'Imana. Waza sinayemba babwiye. Wabitubwiye rwose. Mugomba kwizera yaturemye. Kandi mukanya nko twaza tuvuga ngo nimuze turebe imbere dutegereze igito kandi twiringire Imana yacu kuko izakora iki imirimo.
nanjye zimpita hano imitane unahereye muze turebe turebe imbere imbere dutegereze ibyiza twiringira imana twiringira imana yacu nizakora imirimo izirukana satani izategeka isi yose tuzanesha nidusaba kuko imana izitwumvira tuzanesha nidusaba tuzanesha nidusaba kuko imana izitwumvira dore impanda ziravuze muze mwese dukanguke kuko imana yacu ishaka yuko twese tubabera buri muntu mu itorero abo wejejwe muri ryo abuwejejwe muri ryo nshuti reka kwiganyira, kwiganyira urahabwa imbaraga. urahabwa Uruhara reka kwiganyira, habwa imbaraga. Reka kujya mu bapfumu, habwa imbaraga. Reka gukorana n'abadayimoni, habwa imbaraga. Kandi imbaraga tuvuga ni iz'Uwiteka Imana. Haleluya. Ugomba no guhamagara uriya shobuja rwibasira nawe agaca bugufi akemera buri wese agakurikira Imana, agakurikira Uwiteka. Ziriya mpamvu z'abadayimoni z'abakurambere byose agatwika. ahubwo se mwanyemera nkamuhamagara akaza agakiza Wowe Imana iracyakora ibitangaza. Amen. Imana irakora ibitangaza ubu nawe mu kanya. Nzi neza ko ibirimi by'umuriro n'Uwiteka bigiye kujya bikamukoraho, ndetse na wa mukobwa mwakoranaga bose nyabingi bose bakaza bagapfukama imbere y'iki gicaniro cy'Uwiteka. twabukiniraga tutazi yuko ibi bintu bishoboye ariko dusanzwe uri uwa mbere Pastor Rwende nasizwe amavuta. Izirukana satani izategeka Mu izina rya Yesu. Kakira. mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu abazimu bose mu izina rya Yesu Mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Uwiteka urahambaye. Uyu ni nyabingi uje imbere yawe. Aciye bugufi. Wite bikore Ashaka kwitandukanya n'imana bikore zose. wite bikore kuri musozi bikore igaragaza Hallelujah. n'Imana bivuyemo amen Hallelujah. amen Iyi saha ntabwo ukitwa nyabingi. Ntabwo ukitwa nyabingi. Uwiteka kwanguriye iyo mikoshi yose usigare witwa kazungu. Nyabingi. amen Ati kagira ayo mazina y'abatazirano y'abakurambere. haleluya amen Haleluya. amen Murabona ko amen cyagitangaza navuze navuze bivuyemo kera ubu ntabyinjira nabivuyemo kera njye nawe nyiri kumwe namwe njye nabivuyemo kera umugabo nanjye ndamwemera nabivuyemo tugira kera abantu umugabo nanjye ndamwemera umugabo nanjye ndamwemera Nagiye ngo babwire ko uri umugabo nanjye ndamwemera umugabo nanjye ndamwemera amen amen hari icyo wakumva wabwira Imana? amen Iyo bavuze ngo amena, haleluya, baba bavuze ngo bibe bityo. Kandi warumvise ko bateye agakorasi ngo ni umugabo ndamwemera, ni Uwiteka. abenshi namwihakanya ntabwo ari umugabo Ushaka kwihakana nde? uriya mugabo Uwuhe? wibasira Aha. kugira ngo aze nawe ace Amina. bugufi hano ku gicaniro cy'uyu. amen
nanze mvuye ku izima tu. Mvuye ku izima. Izima bona kine na kine yabo. Nabo naraguriye yabo. Hano hari. Bari hano. Ni hehe binjiriraga? amen amaramaje gukorera Uwiteka akirukana imyuka mibi y'abakurambere. Ruhara, uzi ko wabanjirije Kazungu kwambuka kandi waciye bugufi usaba Uwiteka imbabazi. Rero haguruka, genda imihanda yose ugende wamamaza ko Uwiteka ashoboye byose. Abari mu mandwa z'abadayimoni bose z'abakurambere bagende bazivamo irukanka. Haleluya. amen Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Sinababwiye amen Uwiteka akomeye uwite bikore kuyubahisha Ye. bikore adutsindiye imyuka mibi y'abadayimoni. umugabo nanjye ndamwemera Uwiteka mvuga ni Imana yo mu ijuru. Uwiteka ni Imana. Imana yo mu ijuru, apana Imana y'abakurambere. Imana iri he? Iri mu ijuru ahera. Hano irahari. Haleluya. Hano mvishije Haleluya. irahari Haleluya. Kunkura ngo ninze kwa pasiteri. Kwa Pastor Rwende dusenga Imana yo mu ijuru itari bayani. Senga dima mufite n'agakima mukoresha. Reka ibi ni ibikoresho. Nakazanye. Ibi ni ibikoresho bya bindi byose wakoresha. Nakazanye ngo muje muragakoresha. amen Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nakazanye. Kuramo turebe. amen Dore Mu izina rya Yesu. dore nakazanye. Ugomba kubitwika. mu izina rya yesu Dore ko iyo ukambaye uhabwaga ububasha. mu Mu izina izina rya ibi yesu ntabwo ugomba kubikongera kubyambara byose. mu izina rya yesu Haleluya. Dore na rwa runigi rwa binego. Katika jina la Yesu. Urwo ni rwa runigi rwa binego. mu izina rya yesu Urabona ahandi azingiraga abakobwa bashize mu mazu. Ibi byose Uwiteka agomba kubitsinda kandi biratsinzwe kugeza iyi saha, ntabwo bizongera gukoreshwa. Turabitwika. amen Ariko muramuha ubundi bubasha. amen Ni iki kintu rero byajemo byose bigomba gutwika. amen Ububasha tugusabira ni ububasha bw'iyaturemye yo mu ijuru. Imana y'amahoro, Imana yaturemye, Imana yadukujije, Imana itugejeje aha ngaha, kandi Imana yo mu ijuru dusenga, umuremyi wa byose. Haleluya. Iramuha ububasha. Iraguha ububasha bwo kuyikorera, apana gukorera abadayimoni. Baranyica. Ntabwo bakwica. Baranyica. Tugiye kugusengera Imana. Baratsezeranyije ngo nimba hemukira bazanyica. Urira hano, Baranyica. urira hano humura ntacu babwira. Baranyica. Baranyica. Ntacuba. uraba umwe mu bagabo bo kubihana Baranyica. uraba igikoresho cyiza Baranyica. Ntacuba. Baranyica. Tukaba tugusengera. Baranyica. 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 Ngo nimuze turebe imbere, dutegereze igitondo. Twiringire Imana yacu kuko ariyo izakora imirimo. Turebe iriya. Izirukana Satani, izirukana abadayimoni, izirukana abakurambere,
izirukana ibikoshi mu izina rya Yesu. Izina rya Yesu. Izina urabona rya uyu Yesu. musaza ari uwo gukora abadayimoni. Uyu musaza ni ukuyibyinira agashima Imana. Uyu musaza ni uwo kuyikorera agasenga akagenda agashishikariza bagenzi be kugira ngo bareke gukurikira imandwa z'iki z'abakurambere. Haleluya. Amen. Rwibase ariko baranyica ntacyo bagutwara, baranyica we ntacyo bagutwara. barambwiye ngo Kaci ngo bazanyicira n'umukobwa witwa Njenjeri ngo nimba ntacyo bamutwara. Kandi Njenjeri nawe turamushyira imbere y'Imana, woherezemo ibirimi by'umuriro by'Uwiteka bigende bimukoreho nawe Amen. akizwe. Amen. Rwibase hari icyo wabwira ubwoko bw'Imana, hari icyo wabwira Uwiteka ko wahindutse. hari izindi mbaraga numvise ziri kunkurura ngo ibi sinzabisubiremo, niyo mpamvu mubonye nje nabyitwaje byose dore n'aka gacuma niko kabagamo imitsindo, ngatsinda abanzi ngatsinda ababisha, uru runigi nababwiye ko ari urwo kwanuza, dore n'ibi byose rwose mbi ntanzongera nde rwose. Pasiteri Rwenderi twahiganye igihe kirekire duhigana n'abantu bajya gusenga nk'abatangira nk'abanywesha amaraso. Erega uretse gukomeza gatoya, urabona wa mukobwa nyabindi wakoreshaga ndi kumubona uyu yihanye kera yabaye umunyamasengesho, wa musore witwa Ruhara yabivuyemo kera. nibo bangambaniye bageze hano mu masengesho baragusengera kugira ngo ukizwe. Ngaho bwira ubwoko bw'Imana, bwira ubwoko bw'Imana ugire ubwire abantu bakora ibintu nk'ibi nk'abo. ndikumva nacitse umugongo, ndikumva nacitse urusuriro. Gira icyo ubwira bagenzi bawe bakora ibintu nk'ibyawe. Amen. icyo nababwira ni ukwatu tukarekura imandwa tukarekura abazimu tugakorera Imana yaremye ijuru Amen. ntabwo nzongera ntazasubiramo.